ntago ndi kubyumva. Linda ibi ndi kukubwira nibyo ngenda bizi neza mama wajyanye. Orisi hoya. Oya rwose arizi hoya. Oya rwose ntago ari byo. Akagongo ndumva kashize. Hanyuma se urumva umeze ute? Ndumva ndi koroherwa. Siko umeze ndikira ujya mu mirimo ugakora. Linda humura. Ntabwo ubona ryemye ngo naruhuke. Humura kandi murumuna ngomba kumwitaho. Humura azakira. Kandi na mama wawe nawe tugomba kumwitaho. Linda, yuko tuvugana. Kumi. Umukobwa w'indyarya gusa. Buretse. Musumbera mushya yo nkubonye gusa numva agatima nkabona n'ukuntu hindutsemo bikanshimisha. Merci beaucoup. Franka? Rero nzabigenderaho. Franka so ni umuhungu mukundana? Oya ntabwo dukundana. Mama we nibo baba mu nzu yacu. Rero ndashaka yuko nifashisha kugira ngo ngere kuri mission yanjye. Usiko kumana yanjye. Usiko kwa abantu babarashiki. Mana, ndakwinginze. Tabara n'umuryango. Ukize bano bantu. Muraho ma. Raho fura. Muraho ma. Raho mwana wa. Amahoro. Nayo meze neza. Turaho. Amakuru ni meza fura. Wari hano wenyine se byageze. Ngubu ngewe rwose naje hano gufata amafu. Nicaye hejuru yo muri etage biranyobera. Nuko ndamanuka ndaza nza kwifatira amafu hanzanga. Iyi nzu nyibamo ngenyine ubiba yambanye nini. Mutesi yagiye mu kazi muri misiyo. Ko yagiye se ntarambwiye byo bavomeye naho yagiye byibuza. Se ntabwo yagutirifonye. Kayika nta no gwebiza naseze sinzi aho yagiye rwose. Kuri kumwe na Linda. Linda n'umushiti wanjye turanye naye Musanze. Ejo numvaga ari umunsi mikuru ya Noheli ndavuga amerekeze byibuza tuze tubashe dusange na Noheli ariko n'umushiti wanjye. Mutambuke mbakirire mu nzu. Yego ngamutenze kare. Linda, mba kuri gusa neza amafaranga wayakuye kuko mba bari umbwiza ukuri. Anje, amafaranga?
iki se ko mbona ukeye amaherena agera ahangaha furesheri ni zose sha mva mbabarumbwiye ahantu wakuye amafaranga. Linda waramutse Waramutse. se ko numva gurira ufite ikibazo Erega nko mfite ibibazo byinshi. Umusore kumva naryama agasinzira mama na murumuna wanjye baryamye mu bitaro. Linda humura ngomba kukwitaho ndetse na murumuna wawe kandi humura na mama azakira. Ese ubundi ibyo bitambaro biteze nk'abakecuru nta gisokozo ugira ngo usokoze? Igisokozo narakibagiwe nakibagiriwe mu rugo. Linda Karame. akira kano gatelefone ugakoresha ugende mu mujyi Kadogo aguherekeza kuri simukadi fata amafaranga uze gukoresha umusatsi ushyireho nyine bya bindi by'abakobwa b'abasirimu ahangaha nayavunjishe ugende ugura utwenda n'udukweto. Babu Babu karame boss wino gira vuba. yego databuja Herekeza Linda ajye mu mujyi abanza avunjisha amafaranga ayo madolari hari ibyo agomba kugura umwereka aho akoresha imisatsi kindi umwereka nawe agurira imyenda ariko bikora kugura agasimukadi iyo ashaka ari yose Airtel MTN cya Rwanda Tel iyo ari yose ushaka ubwo ngubwo kugira ngo umuntu uko nzajya nimushaka njya mubona boss byose biragenda neza nta kibazo. okay nakore kagire ngo yego Nyine uramerekeza. aherekeza kambwe hako sonde akira bazo mudufate hano bundi boss wamuteye imiti ngo nukore do ipaki y'imigati zo urayimaze nana kumwe ndana naryo ipaki Mwese mwayiteretse imbere yacu bibe muri. bagesha ko reba inzu urajya mu z'amakarasi saba bwa mbere Imiyombo wanjye. nyanya ngiye Ganere. Kokos. Waruswa nereta. oya ngo ntabwo oya ahubwo ubona ko gutereta ntabwo yafata amadolari vugisha ukuri wenda iyo atasiyizi amadolari avunja ngayo Bagiye muri Forex Bureau kuri baje. umva ahubwo reka njya kwambara agashati tugenda ubundi bose arakondoye hano haziga abakobwa beza by'ibyuki bakaza akaba amafaranga ari n'ibyuki banamurenzeho ariko wowe icyambi uri gitengi uri gikuri ubwishe mudatekereza nasore ahubwo reka njya guteka hari imishogoro nsigashize imishogoro ku ziko sibyo ubundi nzi nambara Se hari agashati Musanze muri imishogoro. Musanze n'uburyo utiyikoraho urakumva wari imigati gabundi uzanye inda wabere binduzanye wallahi ipaki ari yuzuye imigati wallahi imigati ibiri Mbese mwayinezeretse imbere ngo ibe umutako. ariko mana yisimije umva Ubwo reka njye n'ubundi. aba kuko yabwo uri wamvose reka ngende sibyo reka nambaye agashati sibyo ubundi tugende umva ubundi najya uzangurira Ugurira siki. reba ya indi Ujye bitwa kwambara uzi ahubwo. nawe ubundi ndaje tugashyiraho ka kandi bita ngo ni ayo ngo ni plante Shabura agasozi koko. Birababaje pe ukuntu mbona yitonze. Ni gute ahangaha hasimburanya abakobwa? Munsigaye mbi Musanze. Cyane yo mpamvu kabisa. Ubundi kubi Musanze yanzu twabagamo bayinsohoyemo. Nyiri inzu nani muho yigeze ngirira. Ahubwo ubu ngubu numva ahangaha nawe niho ngomba kukujyana.
buretseho gato hari umuntu mbonye ndamuvugisha inyuma y'ibiti bibiri buretse gato Frank ibi naha burya umeze neza ubahise binaha bahana bite brother byiza umeze neza yego aho ndakwishimiye kubona disi nyinshi cyane rwose ubundi se long time umeze neza none se kuki utajya usura mu wahise mu nari ngiye hano hepfo ariko ndi kubitegura nzamanuka rero ngiye kumusura i Kigali nanjye ntago muheruka ariko mutesi we twarabonanye mu minsi yashize kandi shaho sigaho nyibeta ibyo ntabwo ari byiza kanyuma n'amakuru ya mukecuru kunameze koko nyine nuko nguko ariko umuntu abajagaraye araho ari koroherwa ari gukira kandi nimero yanjye nayo iguye kuri Facebook sinzi impamvu utajya unahamagara hari igihe warayimaye no kumbika byibuze ndaza kuza kuyireba mba nabyibagiwe mbega kana kabi ariko nayo imaze iminsi nta telefone mfite sare tureze kuvuga nimugoroba sibyo yego uracyari keza muramuke uririrwe ko ntabwo ari buraho ahubwo uzirya umuco yego boss ntabwo bajya bavuga uramuke ku manywa y'ihanga ahubwo bavuga wirirwe ariko wowe rinda umwigisha uwo mwana ikinyabupfura kumenya n'ibihe n'amasaha akabimenya nuko rero Linda umaze kujya mu Musanze ubaye baby urikekego ni icyahiye uriya n'uwo Kigali reka siko maze kuba ikiwe kidira amata yaraje usegureka nawe akose hakoze ubundi no boss wari koze ko boss ndazi n'abantu bumucyara toroguye hasi muri puberi ubundi no mbego n'ugera uko marayika noneho wamusanze wese abare nkagambwira se ni Kigali birazakupe zigeze uzi ko nyago ase ni baba ese gise ku mutwe numbaze
aho neza atagaruye akabara ameze neza. rero ndahamagara Hirwa agucyure njyewe ndaguma ahangaha. Rinda kubera icyo ushaka kuguma hano. Ndashaka kurwaza mama nkaguma kuri mama. Uri kubona Alice ararushye nawe akeneye kuruhuka, wenda tukazajya tusimburanye. Ihangane rwose uze tujyane Alice akomeza amugumeho, sibyo? Reka nawe mu ruhure, dore wowe maje gukira kandi wowe ushobora no kurwaza. Afite umukozi rega, narabikubwiye harya. Hirwa afite umukozi ndabiza azakwitaho neza, ntugire ikibazo kandi nanjye nzajya mugeraho. Ariko reka mbe ndi nayo Kigali nsigarane na mama. Nzajya nza gake ariko uzajya umbona. Ndashaka kurwaza mama. None se Linda, Hirwa muri kwirirwa muvuga ni mu ntoki? Ni onkle wanjye. Ni wa wundi? Anje nabonye ari umuntu mwiza. Mwaba muri kumwe nanjye tukajya dusimburana mu kurwaza mama wanyu. Nawe nabonye Hirwa ari umuntu mwiza, azaba kwitaho nawe. Ariko ari hagati aho ngaho ndagushimira, wambere inshuti nziza pe. Imana igikomera umugisha. Nta kibazo, kandi namwe mwarakoze, ni inshuti ziberaho. Ntabwo ibyago nyine byaba ku muntu abatererana. Nagombaga kubaba hafi mu gihe udahari nanjye nkaba mpari. Gusa nyine sinagushimira gutya, hari ubundi buryo nzagushimiramo bitari nona. Oya nta gusa kibazo. Imana ikomera umugisha.